uwashinyaguriwe ku musaraba wa wundi wapfuye akazuka aherutse kunsura mw'ijoro ry'umugisha aribera mu butumwa kw'itorero ngo nimumese ibishura mucana amatabaza kuko ijoro rirakuze ndaje vuba twara umugeni nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso azanyambika ikamba ry'ubugingo sinziyumanganya nzarira ibyishimo nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso azanyambika ikamba ry'ubugingo sinziyumanganya nzarira ibyishimo twese nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso azanyambika ikamba ry'ubugingo sinziyumanganya nzarira ibyishimo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Buriya buri muntu wese agomba kuzirikana icyatumye Imana imuhamagara. Yego Yesu nashimwe cyane. Hari ijambo nasomye riri muri Zaburi. Yesu nashimwe. Dawidi yaravuze ngo bababaje kenshi bari mu butonganye ariko ntabwo banesheje. Akomeza ngo abahinzi bahinze ku mugongo wanjye ngo bacukuye imavuneza. Arangije avuga ijambo nakuze ngo Uwiteka n'umukiranutsi rwagishije ingoyi abanyabyaha bagizemo. Imana ishimwe cyane yaka Uwiteka ntakuranga. Hari ibyaguhigaga byinshi cyane ariko Imana atazigaba nyinshi. Icyo kintu kizirikana nicyo gitumye uranga nuko Imana atazigaba nyinshi n'abakuranga. Deliverance Church. Yesu nashimwe cyane. Abari kubanga bw'ibyuma nibazamure indirimbo yitwa Sinza
kubera ko Yesu adukunda turi amahoro. Haleluya. Iyi ndirimbo nayihimbye byari mu bikomeye, nari maze iminsi 3 yego nararangije kaminuza ariko nta kazi mfite, inzara yari yaranyishe. Ntekereza ukuntu abantu bamwe baguwe neza, abantu bamwe babona akazi bakandusha ubwenge. Icyo gihe nari gutaha iwacu Irunda na Gihara ariko yitwa Jadarazi, ndi gutaha n'amaguru mvuye iwacu sori kw'Igikondo, manuka nyura ahantu bita kuri Marare murahazi, nzamuka kuri Aberugunga nyura mu Kiyovu n'amaguru ngenda ntekereza ibyo byose. Navuga ariko igihugu kwirwanirira byananira, ndangije ariko nzamo ijambo rivuga ngo byose ndabyemererwa ko siko byose bingirira umumaro, ijambo ngo byose ndabyemererwa ko sinzategekwa n'ikintu cyose. Yego icyo genda kandi nuko ndi mu bushomeri ariko ntabwo nziyanduza. Yesu nashimwe cyane. Wowe nasomye ijambo ryawe ngo nuko ndanyegambira mu mutima we utazigera yiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ndashima Imana ko muri ubwo buzima nabubayemo inzara ikanyica, ariko ubu nkaba nabonye akazi, mfite umudamu, mfite abana, mbese nta kintu nashimye Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero icyo nababwira cyo ntabwo gukorera Imana ari igihombo. Haleluya. Ntabwo gukorera Imana ari igihombo, kuba ntabwo byari bikunaniye wa mukobwa kuba indaya nk'abandi, ariko kuba warahisemo Yesu nagiye mubwira ko nta gihombo. Wa musore muri iyi nzara abashumba babi batanga amafaranga, kuba utarabagiye baturuka mu gihe batsinzira agakiza, nta gihombo. Haleluya. Nta gihombo na kimwe cyo gukurikira Yesu. Ntabwo uzigera wicuza kandi ntabwo warayobye, ntabwo wayobye. Abakubwira ngo warayobye barakubeshya. Ntabwo wigeze uyoba ko warakurikiye Yesu. Nta gihombo. Tugiye kuririmba indirimbo bita Wihogora, indirimbo Uwiteka aragukunda. Yego nubwo uri mu bibazo n'ubwo wababaye guhera kera, ko Yesu arakuzi, wigira ubwoba. Yesu arashimwe. Ora
badukomere Imana amashyi menshi cyane.